Sister, warayima? Sakuza umwana naje kugira ikibazo yagize nta kindi. Dawe, umukobwa ntabwo arimo hano. Nawe kubera urupfu rwa mama wawe. Nabuze ibitotsi ndarashika ngo rikasakuza. Iyo mushinsakuza araje kureba uko byagenze. Nuko byagenze pe. Nuko nguko nakundi rwose. Nje kureba gufata mama mushimba. Zirahari. Ngo Dawidi. Ndakurahiye pe. Nukumwitondera uriya muhungu ukajya umenya amakuru. Uriya muhungu byo ni mukuru. Sinzi nimba tuzamushisha mpaka atabimenye simbi. Arakuze amaje guca akenge. Ni ukumufatira ingamba. Kandi nanone ikindi ukajya umwitondera ukamenya amakuru ye ku munsi ku munsi. Ku mugoroba cyari kidufashe neza byari birangiye ahubwo ni Imana yabaye. Franza mugenzi ese nyine kari mukuru urabona nawe n'umuntu mukuru abibona nubwo tumushisha karabibona. Buriya rero ni ukumwigaho nkamushakira urugo rw'akamvira mu rugo. Ubwo nyine sinzi icyo uzabitekerezaho uwo nyine uzabikora. Nkambi niyanjye nawe tugomba kubyiga kuko wamwonye ukuntu yaje atureba. Nta kibazo nyine ubwo wowe uzabimuganiza nk'umuhungu wawe umubwire ko gahunda zimeze. Urabyibuka neza cyane. Naragarutse nsanga urarembera n'umwana mutoya. Burya nawe narambiwe nawe uyu mwana nari nkunze. Mwaje kurarana se? Ibyo ni ibyo ubaza se? Twararanye rwose ntabwo nari kubona agatutsi aho. Umwana mutoya rwose. Ni umwana mutoya. Ni umwana mbese. Ni umunyenga dore igare dore umunyonzi. Ako nawe manza hari nawe hari yakuvangira guhayemo n'umuti hawe. Usaga uracyara aho ngaho koko? Yeka. Uracyara aho? Iyo ubwiye ngo dore igare dore umunyenga dore umunyonzi. Ntabwo mubuze bya bigare bimwe byavuga ibyumba hariya bihitanye cyonga bitanye mu bwoko bitwara amakara. Cyoko ruzagize ugisekereza nta bindi byo ndi kukumvaho. Barasigaye rwose uracyara aho ngaho. Umwana muto ngura nawe nari mukeneye. Muri iyi viziyo akagusazura. Akansazura. Ahubwo imbogamizi mfite ni Dawidi turi hariya. Kuba nazanye umwana mutoya nk'uriya. Hakura mwana ko nabonye ubundi ari mwiza cyane umurembera. Juru uburyo yakwemenje nanjye cyane. Nanjye nari nahengamye namurebye nahengama rwose gatwarwa. Ngiye kumva numva igisubizo mu mutima wanjye ndakibonye. Mwiriwe. Ukomere mape. Usaga amakorosi. Ukomere. Nta mahoro se ko ndeba tugezeho karera. Nari mpanyuze nyine nagira ngo nimugoroba uze kuza kunkorera agateleviziyo kanjye kujya mu kazi ndihuta. Nimugoroba nta mwanya nawe. Ahubwo ejo ubaye wabona kaya naza. Nta kibazo n'ejo waza. Namanza ngo cyakumurira. Ubwire rero ukuntu bingendekeye. Hano hinjiye umukobwa. Ndamubonye no bihereye hano. Iramanuka bigeze hano kiratinje. None se niyo mpamvu nsanze uri warazitse amaso munsi y'urugi kuri. Ubwije ukuri rwose numvaga namukurikira. Umva nkubwire mani rudomoro. Yo ntago watereta mwana bitewe n'ukuntu usa n'ukuntu uritaye. Reba ibyo bikweto wambaye. Reba ibyo bipana. Reba icyo gipira cyane ngo uratereta umwana. Muri iki kinyejana ntabwo bishoboka. Koko se urabona ntambaye neza. Reka. Mvugo mwana reka mwibira akabanga. Hari umuti ariko nawe kandi wabigukorera neza. Ngaho ngereragereza rero. Ariko urahenda uzamipinda. Rwose amafaranga ye. Nzaguha kandi abana bose uzacimira kandi mu bizi. Amafaranga ushaka kose ngiye nzayaguha. Ewa umuti ngenda wutanga. Sawa rero ngabaye. Sawa murakoze kandi. Mbe nganira na barigira hano turi ku kiganiro gikaze. Sawa. We konde ibitekerezo byakurenze byagenze. Mukomere. Domo nari nkuzaniye ya miti mwana. Koko Icara hasi nkwere. Aka nakabuye ka Nyamanza kano kavuye ku Kivu. Urumva ku Kivu. Nukugenda ukagataba mu nzana aranyura taye. Nose ko mu nzu harimo isima nataba mu nzu. Ntago ari mu nzu ni mu nzira kandi uri idage narabikubwiye.
dore kano gapfunyika nako kano Eh. karimo ubwoya bw'intare. ubwoya bw'intare Ubwoya bw'intare harimo n'akababa katongoza ugashyiremo undi tuvuga ngo kunda subiramo twumva kunda ndabikora nta kibazo bizakora ndabizi bizakora nose ntawo kumusiga kuko umusiga eko nzawuzana ubutaha ibyo byanze kandi ndabyizeye ko bizakora yemba mfite n'inkari z'inkubare ibyo byose ndabyubahiriza nta mutima nafiteho n'uzagira ikibazo ariko wamenze noneho reka tugende njye kwiba bosi amafaranga hanyuma mite nyaguhereza mfite ikibazo cy'amafaranga kandi iyo miti yaramenze tugende ntugire ikibazo rwose ese mobile Oui. ko ndeba ntuza televiziyo yawe yangiritse cyane Yikoreye nyine ngenda kwishyura amazi. ubwo bari iki komera bari iki sha amakuru ni meza mabe nagiye kumukora ka televiziyo yari yaje kumbwira cyaje giye gushaka agafaranga kitomati yakosha yawe rwose ntabwo umenya rwose sinzi si ibintu by'ibitomati wowe mbese nawe urumva umukeneye koko Isabusa wowe ninde uri kukumbaza? ni wa musaza cyajya waje kudukoresha kurya kwitera bwacya indyo imwe yewe ndaba ndumva ari kukumbaza wagira mwigeze guhura aho hari Afite amafaranga se mani? akari kumbaza ngo ufite agafaranga byaba byiza nta mafaranga baba bashaka nk'aba ngaba rero Ntwikira mani, ntwikira umuhe nimero yanjye nimba afite amafaranga. ndaguha nimero ze mu kanya muraza kuvugana sawa nta kibazo reka mbe nkora ino televiziyo Uno munsi noneho ibintu byo gutaha kare ntabwo rwose uri bubinzane si byo se? hariho rwose nabyo Ndumva nyine gukuyemo rino kote ndumva hashyushye noneho twigire mu cyumba si byo se? nta kibazo kirimo rwose Usige hano nta kibazo namfashije rwose nendaga gushya n'ingofero yikureho ngambwe no twigire mu cyumba igendere rwose nanjye numva ariko n'ejo uzagaruke nubona akanya oya ndi tayari mba niteguye rwose nanjye hari nyine ngatuye n'utundi kandi nyarutse ubundi burya zamwe tuzanjye bazisigara hano ese ko twabisize aha ngaha na rya kote byagiye hase ufite isi hase hano cyore ko nanjye se cyore none se shakisha ingo nese ubu zigiye he ko twari tuzisize aha ngaha wangurisha nese aha ngaha ko nta muntu uhaba ari njye njyenyine undi muntu uhari ninde nta muntu wari uhari nese ubu zigiye hase ikintu ikibazo ni icyanjye ni icyanjye swe ntabwo ari icyawe ariko none se mana yanjye nanjye ndumva bindenze use zigiye he ko twari tubisize aha ngaha ese umusaza tubigire dute ko nzibuze no gushakisha ukareba niba hari n'isiha iri mu nzu hano ikazizana rwose umva wihangane nyine ndagutiza inkweto ari zo ujyana none se turazikura he ko twazibuze zana ngerageze ndebe niba biri bushoboke ntabasha kuzigendamo gerageza zimara ziranakuberera zirakubereye
Salama kajuga bimeze bite? Salama Rutwe. None shaho ndeba wambaye ibyo byenda ibikanzu ibikote ni bimeze bite n'ibyo bigofero watari ibyaha? Reka nkubwire mpuye n'agahoma munwa kuzuye neza. Amaye nkakagire inkuru rero. Ndagiye ngiye kwa Mabe kugira ngo mbone ukuntu nkoresha wa muti. Sangaho ikigabo cy'igikire. Ngezeyo mbona binjiye mu cyumba baramanutse umva rero bakuyemo imyenda mbuze uko mbigenza ndabategereje banga gusohoka nanjye mpita mfata ibikote mpita mfata ikanzu murantangaza giye nkubwiza ukuri urantanga kugira ngo mbone ukuntu nkoresha wa muti uwo mutipura muhemukiye akundi nabigenza nawe bibubeho wa muti nagwaye rero ubona abakobwa ejo bundi nibatangiye kwirukankaho ubwo nawe bino bizakuba nibimbaho nanjye nzabyirengera ahubwo reka nkubwire reka twihishe tumurike munsi y'umukingo twihishe tuze kureba icyo kigabo icyo kigenda cyane reka tukineke turebe Osaga nari nje nyine nje kukwishyura ya mafaranga ariko nyine ndi kwihuta ndi kujya mu kazi. Jirya bigeze ku meza koko? Reka Rudomo ratuzanira icyo kurya. Rudomo tuzanira icyo cyo kurya ko wagitindanye ubundi. Nabize. Tebutse. Asi ibyo bintu wowe ikatakatisha koko. Bose mba ningo ukuntu twari imodoka kugira ayitwara mu ngabo biranejeje ubwo nanjye mba nimo kubyiga ngo akagenda avanga. Sarudomo ko wambaye neza iyo myenda wayikwehera. Nawe se wabonye Mabe? Nabibonye wayikuye hese? Nayiguriye Dubai. Dubai. Asi ubundi bukiba kigiye kitana dusengeye kwanza. Mumbabure boss tukanze rusya. Kadufatira ifunguro. Ese Tomoro yabiteguye atera? Ewe bose kanje hanze kwitaba no muntu ndaje. Nta kibazo. Ndashaka ngire iyo myenda wayiguze. Wayikuye? Babara nayiguze Dubai. Ndagukomagura. Basi mbona ndaza kuyikuzana n'umugore. Baratanye sasa kushika yaje babara. Ese mwana uramuvuye none naza karatumirira nawe. Abwanutse nta mirimo. Ni hatara ariko se abaraza ryarase ubundi harya izi ngendo z'ubundi zitajya zihinduka. Yavuze ko saa 5 arabahageze. Saa 5 harya ubundi twatetse umwana. Kareka. Ariko twe twicaye gucyumba twakoze. Anjishije kabisa n'ubwa mbere ntabwo byajya iki gihe nta kintu nakoze mwana. N'ubundi nyine ubwo nuko badanire hamwe ntabwo no tubigenze gute. Wazi igihe kabisa. Mbwira ko nyine turi babiri. Turafatanya tukora vava. Siko bimeze. Umukobwa utangiye kubunekeshara. Mana none se amasaha yadufashe mana. Ariko umusaza igihe agenda kabisa wagiye kugaruka tu. Ihanganye tubikore nta bintu birenze sibyo? Nta kibazo ndagufasha.